spirituality. Hello, just need a helping hand. Hello. Twongeye kubasuza rero abakurikiye Hirya University TV. Uyu mwanya ngira ngo imbere yacu murahabona umukobwa ni inzobe cyangwa ni igikara mushaka kusetse. Turabasuje rero abari hirya no hino, abari muri Amerika, abari muri Afrika, mu bihugu bitandukanye, abari mu Rwanda, by'umwihariko abari i Kigali. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira n'umukobwa, arabibwira nkuko mumureba imbere yanyu. Turagusuhuje, ikaze kuri Hirya University TV. Murakoze cyane. Ngira ngo rero watangira wibwira abadukurikiye. Amazina yanjye nitwa NIRERE Pascaline, ndi umunyarwanda kazi. Murakoze cyane. Uri umunyarwandakazi. Urabona ufite gitari, ushobora kuba uri n'umucuranzi cyangwa watubwira? Ndagerageza umucuranzi ariko biraho. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze nko muziki harimo imiziki itandukanye, hari mu muziki harimo ingeri zitandukanye, hari abacuranzi, hari abahanzi, sibyo? Hakaba n'abanditsi. Ese muri ibyo byose ukora iki? Jewe ndacurangira mu rusengero. Ucurangira mu rusengero? No mu rugo. Bivuze ngo ucuranga, uririmba indirimbo zihimbaza Imana? Ya, curanga indirimbo zihimbaza Imana, ntago nicurangira ku giti cyanjye, ariko ncurangira abandi mu rusengero. Bivuze ngo hari abo bajya bavuga ngo ni abarokore cyangwa se umuntu bakavuga ngo arakijijwe? Ya, nibyo. Ni ukuvuga ngo urakijijwe? Yego. Aha, rero ndagira ngo wenda dusangire wenda ijambo uyu mwanya, utubwire iyo bavuze ngo umuntu arakijijwe, hari abantu babyumva ukuntu gutandukanye, sibyo? Hari igihe wenda uvuga ngo umuntu arakijijwe, umuntu wenda utanywa agacupa bakavuga ati njye ndakijijwe sinywa inzoga, sibyo? Ndagira ngo utubwire mu by'ukuri iyo bavuze ngo umuntu arakijijwe, uwo muntu aba ameze gute? Ya, umuntu wakijijwe rero ni umuntu wakiriye Yesu Kristo mu buzima bwe, nk'umwami n'umukiza mu buzima bwe. Uwo nguwo ni umuntu uba warakijijwe, niwe twita uwakijijwe. Ni ukuvuga rero wenda tutarajya kure, turagira ngo watubwiye ko ucuranga rwose, turagira ngo udufashe nibura uturirimbireho naducurangireho nk'akaririmbo kamwe dutangira, ubundi dukomeze kuganira. Ya, akaririmbo kamwe rero ni indirimbo nkunda gucuranga iyo ndi mu rugo, indirimbo nkunda cyane, avuga ngo ku birenge byawe. Ku birenge byawe? Ku birenge byawe Kristo niho nshaka kuba. Ni iyawe cyangwa ni iy'abandi? Ni iy'abandi, nta ndirimbo yanjye mfite. Nta ndirimbo yanjye mfite, ndacuranga bisanzwe. Bisanzwe ucuranga iz'abandi ukanaziririmba? Ubwo nuvuga ngo ugiye kuturirimbira iyo bita ngo ku birenge byawe. Ni yande? Ntabwo njya mbasha kumva. Ntabwo umuzi ariko urayikunda, uzi kuyiririmba. Ni byiza cyane. Ngaho rwose ikaze, karibu utangire uducurangire. Ku birenge byawe mwami niho nshaka kuba, ku musaraba wawe Yesu niho iwacu. Ku birenge
Wow. Njye rero mbonye ukuntu ucuranga, mbona urabizi cyane, sibyo? Ariko nshaka kukubaza, ese iyi mpano yo gucuranga uyimaranye igihe kingana iki? Niyo mu bwana, ngira ngo wasobanurira abadukurikiye kugira ngo tumenye uburyo bikoramo, ubona ko bimaze igihe. Dusangize. Nta gihe kirekire cyane ariko kirimo. Impano yo gucuranga rero ntabwo navuga ngo narayivukanye, ni ibintu byaje ndangije CGM secondaire, ndangije kwiga. Ukuntu nabyize ni ibintu ntabwo nari nabipanze, gusa nari mfite igihe kinini ndi free, numva yuko hari icyo nakora. Haza nk'umutipe mu rugo uje kwiga wacuranga gitari, so akajya yigisha grand frère, nanjye rero nkaprofita nkagenda nkayifata ngacuranga, biza bityo. Bivuze ngo impano wari uyibitseho wiga muri secondaire, uyifite utabizi, ariko burya ngo amahirwe nta muntu yakata. Donc nuvuga ngo impano ushobora kuyikwepa ariko mukazakubitana, uzabawe ntago wamukwepa. Birangira rero utangiye gucuranga, ni ukuvuga ngo ucuranga bwa mbere nko mu rusengero, sibyo? Watangiye ryari gucuranga, uvuga ko wenda ngo mu uyu mwaka? Ni kera sinabivuga. Ni kera. Bivuze ngo ntago wabivuga ubigize ibanga. Kubera icyo ubigize ibanga? Nuko ari kera. Ni kera nyine. Nuvuga ngo bibaye kera bihita bibibanga. Okay, ntacyo. Ngira ngo wenda urabona uracuranga mu buzima bwa buri munsi. Ese iyi mpano urumva wize gusa nk'ubirahuye, ese ujya ubibasha kubibyaza umusaruro ku buryo bikwinjiza nk'amafaranga mu buzima bwawe bwa buri munsi? No, ubundi ni ibintu nize, n'ubundi ngira ngo nimare irungu. Nza kugira amahirwe kubera ko nanakijijwe, ngira amahirwe njya mu rusengero, mbona opportunité yo kuba nacuranga, ndacuranga. Ntago icyo ngendereye ntago ari kubibyaza umusaruro, oya, ni gucurangira abandi bakishima, nta kindi. Wow. Ni ukuvuga ngo impano ya Pascaline ntago ateganya rwose kugira gutya ngo yibyaze amafaranga. Ni ukuvuga ngo impano ye niyo kwinezeza, akanezeza n'abandi, ariko biciye mu butumwa bw'Imana. Niko bimeze. Ko bimeze. Ese iyo kuko numvise uzi kuririmba, uzi gucuranga, waba nibura ujya utekereza kuba wagira indirimbo yawe bwite, ukavuga ati ngewe nshobora gutangira nkakora umuziki uhimbaza Imana ariko wikorera indirimbo zawe bwite? Oya, ntabwo nari nabitekereza ubu ngubu, kuko bisaba, nabyo ni impano. Guhimba indirimbo nabyo ni impano. Ushobora kuba nzi gucuranga ariko guhimba nabyo ni ikindi kintu. Rero ntibiraza, nibiza wenda nzabikora, nibitaza nabwo nzagumya ncurange, nta kibazo. Uzakomeza ucurange, winezeze, unezeze abandi muri ubwo butumwa. Ese Pascaline, wenda ibi bintu by'umuziki, kuko urumva ntago ari umuntu wese ubona gitari ngo yumve yayegura atangire kuba yacuranga. Ese iyo ukurikiye usanga ibi bintu byo gucuranga kuva na mbere kera warabikundaga cyangwa byakugezeho par accident? Narabikundaga, ni nayo mpamvu nabashije kumenya gitari. Gitari iraryana iyo umuntu ayicuranga, inzara ibiki biba bikaze, ariko kuba narabikundaga nibyo byamfashije kuba nayimenya. Ni ibintu rero natekerezaga, ntabwo ndi umwana natekerezaga ngo nzacuranga iki instrument niyi, ntabwo nabitekerezaga. Gusa iyo nabonye ni gitari, ndayiprofita, ndacuranga, mbona birakunze. Duvuga ngo wakoze wumva birariye, uhita uvuga ati ebana umuryo uraho. Bivuze ngo gitari iraryana, sibyo? Iraryana cyane. Iraryana ku ntoki. Nuvuga ngo ibyo byose wabiciyemo ikajya izana byita amabavu. Yego. Amabavu
ugacuranga ubwa mbere ejo bikakunda ejo bikanga intoki zigashishuka ariko urakomeza. Ese wenda tugarutse tukinjira mu rusengero mw'imbere ndani, sibyo? Watangiye gucuranga gitari warageze muri korali cyangwa wagiye mu makorali umaze umaze kumenya ko ufite iyo mpano yo gucuranga? Oya, njyewe aho nsengera nta korali haba. Aho nsengera nta korali haba worship team, icyo bita worship team, itsinda riramya rinahimbaza Imana. So nagezeyo ntangira nyine gucurangana nabo, ntabwo nari mbizi neza. Nagezeyo nzi gucuranga indirimbo imwe yonyine bari baranyigishije, ariko hamwe n'igihe ngenda mbimenya gake gake, n'ubu sindabimenya. N'ubu nturabimenya, ariko ubundi nuvuga ngo iyo bavuze impano yose ihora iba evoriwe, hari aho uzagera n'ubundi umuntu arinda ava ku isi atarageza aho agombye kuba agera. Ariko ngira ngo wenda umbwiye ngo uririmba muri worship team. Ni worship team, yego. Yes. Ni ukuvuga ngo watangiye kuririmbamo, waratangiye gitari uyizi cyangwa wayize waragezemo? Oya, nagiyemo ntagiye kuririmba, nagiyemo ngiye gucuranga, umva nyine nari nyizi. Bivuze ngo wajyanywe no gucuranga. Barakoroka irisi? Aya, okay. Ni navuga ntago bande Chris. Byagenze gute? Ntago bande Chris, ninjye wijyanyemo nshaka kugenda ngo nevoriwe impano mfite. Bivuze ngo wasengeraga ahantu ubona worship team ihari ikora neza, aho ukabona ukumva uraribwa bati ngiye burangiye nzanaririmbamo hariya. Ya, nagiye nyine mvuga ngo nzacurangamo nyine, ariko kuririmba ntago nabitekerezaga. Icyo natekerezaga cyari ugucuranga. Niba atari ibanga nuvuga ngo urumva wagiyeyo, ese kuri urwo rusengero niho wasengeraga na mbere hose kuva kera, cyangwa wari umaze igihe kingana iki aho hantu hageze kugira ngo wigire inama y'uko wakwinjira muri iyo worship team? Ya, aho ngaho ntago ariho nasengeraga kuva kera, gusa kugira ngo ntangire gucuranga nari mazemo igihe. Nari mazemo igihe, ariko kuba ntaracurangaga mbere n'ubundi ntabyo nari nzi. Bivuga ngo ntangira kujyayo nari ndangije segonderi, mbonye umwanya wo kujya hanze n'iki, urumva nicyo gihe nari mbonye. Ese urabona ibyo byose iyo hari itsinda runaka risanzwe rifite imiyoborere runaka, sibyo? Hari uburyo baryinjiramo, ese umuntu arasaba cyangwa hari umuntu wari urimo hari wagufasha akaboko aravuga ati s'il vous plaît rwose kuko nzi kugerageza gucuranga watujoyininga? Ya, nibyo niko byagenze. Ni president w'iyo worship team yansanze mu rugo ndi gucuranga, abona mfite impano, arambwira ngo ugomba kuza. So nanjye ndagenda mbyigaho, ndamfata umwanzuro wo kujya gucuranga. Ni ukuvuga ngo urumva perezida wa worship team yanyu yaritembereye yitoragurira impano yigendera. Ya, niko byagenze. Ya, Pascaline rero watubwiye uti ngewe aho nsengera ndakijijwe. Ese usengera hagana he? Nsengera muri Omega Church. Omega Church. Iyo wambaye neza ugiye gutaraka, iyo wambaye neza uba wumva wambaye gute? Iyo nambaye neza, yego, mba numva nambaye nkunda inkweto ndende, zazindi bita high heels. Ya, inkweto ndende. Utitaye ku ibara? Nkunda umukara cyane. Yego. Nkunda inkweto ndende z'umukara, ariko n'andi mabara ndayambara, ariko inkweto ndende z'umukara. Ubundi swati ikanzu ngufi cyangwa ndende? Petete iriya nyine igeze hagati n'umwayene, ntabwo ukunda ibigeze ku birenge cyane, nta nubwo uzamura cyane ngo bimwe bita ku minini. Biterwa na style nshaka kwambara, ariko akenshi nambara petete iri kuri taye nyine. Donc ibiri muri mido ku mavi cyangwa se hasi ayo gatoya. Wabimenya. Irihe bara? Nkunda noir. Ubundi amabara nkunda kenshi, nkunda umukara n'umweru. Urabona wambaye n'agapira k'umukara n'umweru. Urabibona.
yes ubwo twavuye ku nkweto tugeze ku ikanzu iyo uyivuyeho urumva urambwira ati ese nkunda umuntu wambaye inkweto ndende ubwo mbwiye inkweto ndende n'ikanzu sibyo ntabwo ujya ukunda kwambara amapantaro amapantaro ndayakunda ipantaro ndayakunda ipantaro kuko ipantaro nazo zigira ubwoko iyo wambaye neza ipantaro kabisa kwanza nuvuga ngo umuntu ashyize imyambaro hariya imyambaro itandukanye wahitamo iki kwambara uhereye hasi kugera hejuru uhereye hasi kugera hejuru nahitamo ikanzu iri kuri ta yanjye na high heels sawa hanyuma Pascaline nuvuga ngo hanze aha abantu bahita ubureba ese iyo bavuze wenda nk'umusore wambaye neza kuri wowe aba yambaye gute okay umusore wambaye neza aba yambaye nkunda inkweto za godans yego yambaye ipantaro imwegereye ariko atari cyane idafunze cyane ikoboyi itisi coton yambaye coton na t-shirt cyangwa se ishati aba yambaye neza kuri njye ese iyo urebye kugira ngo umuntu w'umujene ntabwo ari abajene benshi bakijijwe biragora ari ubuzima bubi bushobora gutuma umuntu adakizwa n'ubuzima bwiza bukabije nabwo bushobora gutuma umuntu adakizwa sibyo ese niki kintu cyagukubatuye ukumva ukwiye kuva aho wari uri bikarangira uvuze ati ngiye nka Pascaline ngiye gukizwa hanze hari ibintu byinshi kandi burya ngo icyaha kiraryoha binezeza abantu batandukanye wowe izo mbaraga zo kugira ngo ibyo bintu uvuge ati ngiye rwose mbivuyemo ngiye gukizwa dore ukajya uniririmbira wumva izi mbaraga byagenze bite kugira ngo ubashe kuba ugeze kuri uru rwego icya mbere navuga ni ubuntu bw'Imana gukizwa ni ubuntu bw'Imana gusa nawe nyine ubigiramo uruhare najyaga numva abarokore nkumva ndabanze abantu basakuza bari gusakuriza gukumva uracanganikiwe abantu basakuza abantu ubona ari bizarre nyine numva batanjyamo ariko umunsi umwe numvishe icyo gihe nari ndi mu rugo nari ndemerewe cyane nari ndemerewe n'ubuzima mu mutima nari umwana muto nari mfite imyaka 12 nari mfite mukuru wanjye yajyaga nyine yambwira nawe yarakijijwe akambwira ati no kunda Imana gira ute yego ntago nari muri iyo myaka urumva sinari nakagiye mu gusayisha n'ibiki ariko n'ubundi umuntu hari ibyo abakora umwana mutoya noneho rero icyo gihe ndabyibuka umunsi umwe numvishe ndemerewe cyane ndicara nitekerezaho ndavuga ati nyamara ya Mana mukuru wanjye ajya ambwira ngomba kuyakira ndagenda nari njyenyine njya ahantu mu rugo mfata agapapuro nandikaho ibintu byinshi ibyaha nakoze ibintu byose nyine ndabyandika ndangije ngomba kugenda gukizwa mpita ngenda ahantu ku rusengero twari duturanye ndagenda ndababwira ati ndashaka kwigira umubatizo baraseka se kuri umwana se bite urashaka kuza uri serious muri ibi bintu yavuga ati yego ndashaka kujya gukizwa ndashaka kwigira umubatizo ndibuka icyo gihe naranawigiye baranansibiza turacyari mutoya ntabwo uzi ibyo urimo ariko nyine ndihangana nkizwa gutyo gusa icyo navuga gukizwa ni ibintu sinzi ni ibintu byiza mu buzima nakwifuriza buri wese nanjye urabinyifurije cyane n'ubundi ndakijijwe ngewe komereza aho niba ukijijwe gusa nyine abatarakizwa bakizwe pe muri Yesu harimo byose muri Yesu ni umunyenga muri Yesu umva harimo ubugingo buhoraho wenda Pascaline wambwiye uti ku myaka yanjye 12 nibwo rwose nagize gutya numva ngomba gukizwa ese mbere yuko ukizwa ukajya muri wahise utangira gusengera muri Omega Church no ni urusengero twari duturanye urusengero bwoko ki ni abadivantiste aba protesta aba katolike cyangwa oya ni muri ADPR
nagiye muri ADPR noneho mpita njya ku ishuri muri interna ngomeza gusengera ku ishuri. Mvuyeyo twari twarimutse njya mu yindi muri Omega Church. Yego. Hanyuma ugira gutya ugeze muri Omega Church, sibyo? Uhageze uravuga uti rwose ubu ndakijijwe. Ese ubona itandukaniro ry'urubyiruko rudakijijwe n'urukijijwe? Gerageza gutandukanyiriza abantu cyangwa se ubakumbuze iyo wibereye mu gakiza n'utakarimo. Ariko mbere na mbere abanza utubwire mbere y'uko ukizwa warihe? Mbere y'uko nkizwa nta mahoro nari mfite mu mutima wanjye, kandi ikindi numvaga nyine ntazi ibyo ari byo, ari ukuryama, kubyuka, kugenda, kurya, nyine ibintu biraho, sibyo? Kandi ikindi nabona nakosheje n'umuntu nkumva nta kibazo, gusaba imbabazi bikakugora cyane. Yego, gusaba imbabazi karega ngo nawe ukoshereje wapi. Numvaga nyine ibyo nakora byaba byiza byaba ari bibi, I don't care, nta mutima uncira urubanza, nta kintu kimwe mfite rwose, numva nishinja. Ariko mu by'ukuri nabagaho nyine, nuvuga ngo nubwo nabagaho gutyo, urumva numvaga ndemerewe muri njyewe, hari ikintu kibura muri njyewe mu buzima bwanjye. Uko byaba bimeze. Urakijijwe uyu munsi rwose uravuga uti ubu ngubu ndakijijwe. Ariko se wenda sinzi urubyiruko ruri hanze hano warugira nama ki kugira ngo nabo babashe kuba bakizwa? Mbese nuvuga ngo hari utuntu twiza tudasanzwe, kuko buriya iyo ushaka kubwira umuntu ngo tujyane hariya ushaka kumukuraho hari bivuze ngo umwereke ibyiza byaho ugiye n'itandukanye ryaho ari. Niki wababwira? Wenda mpereye hasi gatoya navuga ngo hano ku isi turi abagenzi, umuntu aravuka agakura agapfa. Ni ukuvuga ngo rero hano ku isi wenda ntagiye mu bintu byinshi cyane, ni ukuvuga ngo iyo umuntu apfuye hari aho aba agiye, ariko tukiri hano ku isi, aha ku isi niho twakirira agakiza. Hano ku isi rero itandukanyirizo riri hagati y'abakijijwe ndetse n'abadakijijwe. Ni ukuvuga ngo tukiri hano ku isi, umuntu ukijijwe abategura ubuzima bwe bw'ejo bwa nyuma y'urupfu, abategura ubuzima bwe bwa nyuma y'urupfu, aho azajya gusanganira umwami Yesu Kristo, kuba mwizera nyine, kubamumenye, kuko ari we nyine uzatwakira mu bwami bwo mu ijuru. So itandukaniro riri hagati rero yabyo ni iki? Ubaho akijijwe atinya icyaha, akora ibyo ijuru rimubwira, ntabwo agenda uko yiboneye, ntabwo aryama ngo abyuke ngo anywe arye, aba azi yuko hano ku isi hari icyamuzanye ariyo Mana yacu, kandi ko hari umugambi Imana yamuremeye kuzasohoza hano ku isi. Ntabwo abaho rero nk'uko yishakiye, ntabwo abaho mu cyuka, ntabwo abyuka ngo akore ibyo ashaka ngo agire ati, abaho azi yuko hari Imana rurema yamutumye hano ku isi kugira icyo akora, icyo gihe akagikora. Uko agenda n'Imana agenda asobanukirwa umuhamagaro we n'iki Imana yamuhamagariye, uretse yuko twese ubundi twahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza, tukava mu bwami bw'umwijima tujya mu bwami bw'umucyo, ari bwo bwami bw'Imana. Wenda Pascaline, mbere yuko akomeza, ku bantu rero badakijijwe, urubyiruko rudakijijwe, ni uvuga ngo rukora ibyo rwishakiye. Umuntu udakijijwe ashobora kwica umuntu akumva ni ibisanzwe, umuntu udakijijwe ashobora gukora ibyo ashaka byose akumva ni ibisanzwe, kuko ntabwo yakiriye umucyo muri we ari we Kristo Yesu umubwira ngo iki wigikora, wihemukira uyu, wituka uyu, wigira utya.
nta mucyo uba uri muri we. Kuba mwiza yego hari abantu baravukiye mu mafamiye abarera neza bakitwa ba mico myiza, ibyo nabyo bibaho, ukabona umuntu rwose ni inyangamugayo, ariko mwene uwo muntu urumva hari n'ikindi kintu muri we, nta mucyo umurimo. Kristo buriya niwe iyo wamwakiriye niwe udushoboza gukora icyiza. Hari icyo we wakwita ko ari cyiza, umuntu agikoze ari cyiza, ariko motivation behind nshobora kuza nshobora kuza nkakuzanira ibiryo, nshobora kuza nkagusekera, nshobora kuza nkagufata neza, ariko nyuma hari inyungu runaka ngushakamo. Ariko iby'Imana nta nyungu. Iby'Imana bari inyungu z'ubwami bw'Imana. Umuntu yaje kugufasha abagira ngo akwereke nyine urukundo rwuzuye. Wenda Pascaline, uravuga uti ngenda kijijwe. Hari abantu bazi ko wenda umuntu unywa inzoga, abantu bakavuga ati umuntu unywa inzoga ntakijijwe, sibyo? Hakabaho umuntu utayinywa akavuga ati ngiye buriya ndakijijwe, sibyo? Sinzi wenda cyangwa se wakura mu buyobe abantu wenda bavuga bati wenda umuntu w'inzoga ntakijijwe, cyangwa se umuntu uyinywa ntakijijwe, cyangwa se utayinywa arakijijwe. Wenda ugende nko ku nzoga cyane kuko niyo iguhunze kugora urubyiruko. Agasembuye ni hatari. Inzoga n'ubusambanyi. Inzoga n'ubusambanyi nibyo bintu bibiri. Agira icyo tubwira ku bijyanye n'ibyo bintu bibiri. Ku bijyanye n'ibyo bintu bibiri rero, inzoga ubundi wenda nahera ahantu natangiriye mvuga nti agakiza ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Umwami ni umuntu ukuyobora, urumva? Iyo wakiriye Kristo ufite mwuka wera muri wowe, akubwira ngo ukora iki, reka iki, gira utya, kandi ni urugendo. Iyo wakiriye Kristo hari ibintu bimwe uhita ureka completely bikagenda, ariko hari n'ibindi bifata urugendo kugira ngo uzabireke. Rero uwakiriye agakiza n'utarakakiriwe ntibibonerwa mu kunywa inzoga. Kuko hari n'igihe ushobora kunywa inzoga, urumva warakijijwe ku cyumweru, ariko ugifite ya weakness muri wowe yo kunywa inzoga. Umuntu yakubona tuyu ntakijijwe, ariko uracyari mu rugendo rwo kureka iki? Inzoga. Bivuze ngo hari ibintu byinshi ugomba gukora kugira ngo ukijijwe? No, ntabwo ari ukuvuga ngo bivuze ngo hari ubwami bw'Imana bugira iki? Umurongo wabwo, bugira amategeko yabwo, bugira principe bwabwo, bugira, sibyo? Ubwo rero mu kwiringaniza n'ubwo bwami ni nk'uko wavuga ngo leta y'u Rwanda, sibyo, ngo itandukanye na leta ya Uganda. Amategeko nubwo yenda gusa hari bimwe tudahuje bitandukaniyeho. Rero Imana igenda ikuringaniza, urumva, igenda ikuringaniza mu bwami bwayo. Uko ugenda nuvuga ngo urahinduka byanze bikunze, uba uvuye mu bwami bwa Satani ugiye mu bwami bw'Imana. Ubwami bwa Satani bugira ikiburanga, n'ubwami bw'Imana bukagira ikiburanga. Ni ibintu bibiri rero. Bivuze kuri cya kibazo rero wari wambajije cy'inzoga n'iki, nuvuga ngo ntabwo uzadefinisa agakiza ushingiye ku nzoga, urumva? Kandi nta n'umuntu watumye abantu kugenda bavuga ngo yarakijijwe, ngo uyu ntakijijwe, ngo iki, judgment. Gusa Yesu yaravuze ngo uzabamenyera ku mbuto zawe, kandi umuntu ukijijwe ufite umucyo muri we, iyo muvuganye haba connection. Ndabimba agace gato. Biremewe. Ndazi ko yankishije, y'amaraso aranyeza, ndabyizeye, ndabyizeye. Yankuyeho imitwaro maze arandura, ndabyizeye, ndabyizeye. Yankuyeho imitwaro maze arandura, ndabyizeye.
zamuye ibendera yanesheje urupfu cunguzi wanjye ni muzima cunguzi wanjye ni muzima. urakoze cyane. Ari ukuntu uririmba umuntu akumva ashatse gusinzira kandi nawe wasinziriye uba wumva umeze ute? Okay, mba ndi gutekereza ku byo ndi kuririmba. Uba wamaze kugerayo already. Agakiza ntabwo bisanzwe. Yes, kuko urabona hari uburyo ujya wumva ujya ubona nk'abantu iyo barimo gusenga ukabona umuntu arasinziriye mbese ukabona yafashijwe buriya bariyo. Bivuze ngo wowe ibintu by'inyuma ntibikajya bigucanga. Hari n'igihe umuntu ashobora gusinzira yibereye mu rugo. Imana niyo ireba mu mutima w'umuntu ukavuga ngo uyu muntu ari kundamya cyane arimo Imana yonyine. Wowe ntukazajya ujajinga abantu. Urabona njyewe kubera ko aho nsengera sindi buhavuge ariko ntago wenda mba nsobanukiwe cyane. Wenda ukumva abaho ni navuga wenda indimi kumva umva si igifaransa wenda ntabwo nzi indimi zose ariko nibura izibasha kuba zizwi iyo umuntu aravuze ngo uvuze nk'igishinwa nabyumva uvuze mbese izo ndimi zose zigiye zizwi cyane nkumva ururimi sinduzi. Biriya bintu wowe urabyemera kuvuga ngo umuntu yafashijwe akavuga indimi? ndabyemera. Ubu nawe ushobora gufashwa. Indimi ni impano y'Imana. Ni talent. Ibivuze ngo wowe nuvuga ngo ntago ari abantu bashobora kuzivuga. Ntago ari bose bazivuga ururimi ni impano y'Imana. Okay. Nari nzi ko umuntu wese ufashijwe wenda nanjye nshobora kujya ku rusengero umwuka ukamfata nkahita nzivuga indimi. Ufite umwuka wera, ufite niyo mpano wavuga mu ndimi. Pascaline rero wenda twaganiriye tuvugana ibintu bitandukanye birimo ibijyanye n'inzira y'ubugingo sibyo, ariko hanze aha wenda tuvuge no ku buzima busanzwe sibyo, ku buzima busanzwe. Ese iyo urebye uburyo urubyiruko rubaho bakavuga ngo abantu bataye umuco, urubyiruko rwataye umuco, wowe ku ruhande rwabona biterwa n'iki? Uburere. Dusobanure nyine n'uburere unatubwire ngo bimeze gute. Ubundi reka nkubwire ikintu cyose kigira umuntu ugitoza sibyo. Famiye wavukiyemo mufite ukuntu mwabayeho, mufite ukuntu ababyeyi banyu babareze, uko babareze ni kuri. Nanjye uko bandeze niko ndi. Hari n'ibyo ariko nigende mfata ku ruhande, ariko akenshi usanga wuzuye wowe ibyo baguhaye package ababyeyi bawe baguhaye. So iyo wakuze wikoca rero ubu rero ubuhabwa nawo n'abakuriye na milieu n'abandi gutyo ishuri wizeho. Niba uzareba abantu bize mu kibikira usanga ari abantu nyine bameze gutya mu gipadiri gutyo, ibyo byose ni uburere. Rero umuco nawo uratozwa. Yego. Uratozwa ikintu cyose ni ukwiyaranja ukajya wirwanaho ukakurahira. Ikintu cyose kiratozwa kiza cyose. Noneho rero kuvuga ngo abantu bataye umuco tubonamo ibintu bibiri. Hari ukubura gutozwa uwo muco, hari no gushaka kwigana iki babandi bo hirya. Wenda sinzi urambwiye uti burya biterwa n'ukuntu umuntu yarezwe. Ese Pascaline wenda wambwiye ko watangiye kubyinjiramo cyane ufite imyaka 12 kuzamura. Mbere yaho bwo umuryango wawe wenda ababyeyi bawe cyangwa se abavandimwe bose bari bakijijwe? Oya, n'uwo mukuru wanjye gusa warukijijwe. Wenyine niwe warukijijwe, ubundi uravuga uti iyi niyo nzira ngomba gukurikira. Ni byiza kabisa. Ntago yabinsindagiye n'umuntu. Wowe byarizanye tu uravuga uti ngewe ngiye gukizwa.
kandi byangiriye umumaro mwinshi, byandinze byinshi. Hanze aha hari urubyiruko rurushye rutazi ko rurushye, bararemerewe cyane cyane. Ariko uzi kugenda utazi iyo ugana, ukabyuka ukaryama ukagira ute, ukajya muri boîte ukakora ibyo ushaka byose, ukabyuka ukavayo. Wenda sinzi dusoza, wagira inama urubyiruko ari urukijijwe n'urudakijijwe, kuko bose inama zawe barazikeneye? Urubyiruko rukijijwe inama narugira nuko rwaguma mu gakiza, rugumemo. Hanze ni habi, hanze ni habi, hanze ni habi. Wowe ukurikiye rero iki kiganiro ukijijwe, baragira bati ugumemo, hanze ni habi. Hari indirimbo imwe ivuga ngo gumamo muri Yesu. Urayizi? Wancurangiye? No. Oya, niba uri muri Yesu gumamo. Ngo niba uri muri Yesu neza gumamo. Okay, komeza. Urugeze uruvuye kubakijijwe? Kubakijijwe bagumemo kandi bera imbuto, kuko hanze hari ibintu byadutse byinshi, amatorero ni menshi, ariko icyambere cyo ni ukwera imbuto. Ibintu wagiyemo ugasa nabyo rwose, ntujye kwivanga mu batazi Imana kandi wowe uzi Imana. Ibyo bitukisha iki? Imana. Ugasanga niba ukijijwe ntabwo Imana yakubujije kugendana n'abadakijijwe, ariko wikwifatanya nabo. Niba ukijijwe ugasanga niwe wa mbere ukora ibisa n'iby'abadakijijwe, oya. Nuvuga ngo ni ugukizwa ukera imbuto ku buryo udatukisha data wo mu ijuru. Kuba udakijijwe rero abo nabagira inama yo gukizwa, bakakira Kristo. Icyambere niyo wumva bitakurimo, fata Bibiliya usome, ni igitabo cyiza, niyo nama nabagira. Agafata Bibiliya agasoma, bigenda biza gake gake. Twaganiraga na Pascaline NIRERE, akaba ari umucuranzi, akaba n'umuramyi. Umucuranzi woroheje. Reka mbisubiremo, umucuranzi woroheje, utazi ibintu byinshi. Ariko uko biri kose ufite abo urusha? Byashoboka, abagitangira kwiga ndabarusha. Wese Pasi, ujya uteganya wenda kuba nawe wakwigisha abandi gucuranga kugira ngo iyo mpano yawe nibura uyisakaze ku bandi? Hari n'abo njya nigisha. Nk'ubu nje nkavuga ngo nshaka kwiga gitari, wanchangaye ku kwezi? Imagine. Ntabwo icyo ngendereye ari amafaranga. Ni ukugira ngo gusa abantu bamenye gucuranga. Pascaline rero arakoze cyane. Reka tubashimire aho muri hose ku isi, muri Amerika, mu Burayi, hirya no hino, mu Rwanda, mu ntara zose z'igihugu, by'umwihariko i Kigali. Reka tubabwire ngo mukomeze mugubwe neza. Nge nari Bright. Visually